Yes, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Ikirori kirakomeje, show irakomeje. Umunsi w'ubukwe bwa Cyusa ni uwuhe? Noneho tuje tuwuzanye ndetse muri iyi video turaza kurebera hamwe video y'ibanga agace gatoya. Nutihutisha kino kiganiro nawe uraza kukabona urebe uburyo bizaba byifashe ku munsi w'ubukwe ndetse naho ubukwe buzabera, kugira ngo nimba wifuza nawe kuba wajoininga iyi timu cyangwa se kuba waza muri kino kirori cy'ubukwe nawe uzabashe kubugaragaramo. Alright, rero ngenditse Imana Jean Bosco yica none wani wa filime, ndizera neza ko ndi kubashimisha. Hanyuma noneho abantu bashyashya mugeze kuri icano mwicare mutuze. Hano ikintu dukora ni ukubamenyesha filime zikunzwe, ndetse turanateganya kuzajya tuvuga kuri filime zikunzwe hirya no hino ku isi. Abantu mufite amacano atarebwa, abantu mushaka kuzamura amacano yanyu, abantu mufite filime zitarebwa namwe mwakinnye, izo zose mujye muzana nzamamaze kugira ngo mbazamure namwe mumenyekane. Nimero yanjye ni 0792365580. Nyandikira none ahangaha kugira ngo mbashe kugusapotinga, mbapiningire, mbazamure, ibikorwa byanyu bimenyekane muri rusange. Rero mbahaye ikaze, nimba uri mushyashya wumve yuko amakuru yose ndetse cyane cyane twibanda kuri filime Inzira y'Umusaraba kuko niyo filime nziza igezweho. Ku munsi wo ku cyumweru tubakubita show update y'abakinnyi ba filime bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda 2024. Urumva rero ni ngombwa ko dukora top 10 y'abakinnyi bitwaye neza uyu mwaka wa 2024. Ku cyumweru nozacikwe n'icyo kiganiro kuva saa 4 kugeza saa 8 z'amanywa. Urumva rero kizaba ari ikiganiro kiryoshye cyane. Tuzadufite abatumirwa barimo Cyusa ndetse na Iribagiza n'abandi benshi cyane. Urumva izaba ari show y'umuriro tuganira ku basitari bakunzwe cyane, ariko nanone tuzagaruka kuri filime yahize izindi kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12 2024. Urumva rero izo filime nazo urutonde rwazo tuzaba tuzifite. Ese mwebwe filime mukora izaza ku mwanya wa kangahe? Ese izaza muri top 10 y'uyu mwaka cyangwa na nubwo tuzayivuga? Ubwo rero nimuzacikwe abikundira series z'inyarwanda cyangwa se filime nyarwanda. Ahangaha muzahamenyera amafilime mwakunze umwanya ariho. Byaba byiza rero mugiye mutangira gukanda amalike kugira ngo iyo filime mwafanye mwakunze izagaragare muri top 10 y'uyu mwaka 2024. Nirwo rutonde ruzafunga uyu mwaka kuri filime zizaba zikunzwe kurenza izindi mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero ni umusibejo ku cyumweru kuva saa 4 icyo kiganiro kizaba kiriho. Tuzababwira abagiteri beza. Ese ninde mwagiteri ukunda kurenza abandi? Ni Cyusa, ni Iribagiza, ni Intare y'Ingore, ni Rugema, ninde abukunda ubaheshe amanota kugira ngo bazagaragare muri iyi top 10 bari ku mwanya wa mbere. Abo nabo tuzabagarukaho kugira ngo bazahabwe ibihembo na festival ishinzwe ibyo bintu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nimba ukunda Cyusa muhesha amajwi muri comment, nimba ukunda Iribagiza nawe bivuge kugira ngo turebe uko bizaba byifashe ku munsi wo ku cyumweru bazanegukane igihembo cy'abakinnyi b'umwaka wa 2024. Nimba ubona barakunejeje, nimba ubona baritwaye neza uko bikwiye. Uyu munsi rero tugiye kubona video y'ubukwe bwabo. Murabona ko Niyitegeka Garasiane ariteguye, yiteguye kuza gusabira uyu musore bita Cyusa. Cyusa nawe ariteguye kubana na Iribagiza. Aba bageni bacu barisiriye cyane, ntago bari guseka, ariko ndizera neza ko biteguye neza cyane. Impamvu batari guseka nuko imbere yabo hari umwanzi warwanyije ibyiza byabo, wabarwanyije kuva kera, wabarwanyije, wangaga ko bagera kuri finali y'ibi birori. Ndagira ngo twagiye tubona intambara nyinshi baciyemo, twagiye tubona urugamba rwinshi baciyemo, ntago byari byoroshye, ariko kuri uyu munsi wa none Imana ishimwe bwo urugamba barutsinze. Ejo twashimishijwe no kubona Cyusa yongeye guhoberana na Iribagiza. Ese Iribagiza yasohotse muri kiriya cyumba gute? Umupangu wari uhari nyuma y'ibi byose ni uwuhe? Ese ntago Iribagiza baba bamutezemo agatego kugira ngo aze hano
hano, ibi byose turaza kubisobanukirwa muri episode ya 36 igiye kuza mu kanya, ari nayo episode idusatiriza gufunga icyumweru. Muribuka neza ko ejo kuwa gatandatu agace kazasohoka ari agace ka nyuma kazaba gafunga icyumweru, tuzongera kubona iyindi episode ku wa mbere. Murumva rero tukomeje kuryoherwa nayo kandi bakomeje kugenda batugerera ku ntego, dushimira Big Family TV. Nimba rero nawe wifuza ko bino bintu bitazasubira inyuma byakomerezaho, ubyandike muri komenti, ubyandike ubifurize kugira urugo ruhire, wifurize no gukomerezaho pana gusubira inyuma. Nge icyo nasaba cyusa nuko namusaba kutazongera kurekura iribagiza ngo asubire kwa Rugema, ahubwo nge ndumva cyusa bibaye byiza wagumana iribagiza muri runo rugo. Ibyo mutegura byose, iyi migambi yose muri gutegura, buri kimwe cyose mukagitegura ari hano, kuko n'ubundi turabizi ko ntacyo wamugira, n'ubundi uramukunda. Rero icyiza aho kugira ngo bazamugirire nabi, kandi twari tugeze kuri finali y'ubukwe, ndumva iribagiza yaguma hano, ndetse n'uriya muti ba Emile ndetse na kamarade bazanye bakaba bazawumuzanira hano iwawe. Rero nimba namwe mwumva ariko byagenda, cyangwa se icyo gitekerezo ari cyiza, mubimbwire muri komenti, mubyandike muri komenti, turusheho kugenda tubihuriraho turi benshi, kugira ngo duhereze cyusa ibitekerezo, turabizi bizamufasha kandi bigende neza. Ubwo rero cyusa na iribagiza nge mbifurije kuzagira urugo rwiza, ndizera neza ko birangirana n'uyu mwaka mubanye. Uyu mwaka ndumva hasigaye iminsi mikeya kugira ngo uyu mwaka tufunge. Uyu munsi rero cyusa na iribagiza mutugaragarize role nziza, mutugaragarize umuteguro mwiza, cyane ko nabufasha musaba hariya. Iby'umuti wenda waba bagezeho ukaba uri mu maboko yawe, weho na cyusa na iribagiza, umuti mukaba muwufite mukawubika, ariko noneho nimutwihutishirize kubanza kubona ko ibintu Rugema yakoreye na iribagiza ngo muba ari byo mubanza, ahubwo mukabanza ibijyanye n'ibirori byanyu mukabana. Mwarangiza kubana nk'umugore n'umugabo, mukazabona kwirukanka muri biriya byo kwibuka kwa iribagiza. Ariko mu gihe basi mwabonanye we hari kukwibuka, mwite ku kijyanye n'ubukwe, kuko nicyo abafana dushaka, nicyo dushaka kubona turi benshi, nicyo kintu twese dushaka kubanza kubona mwabanye, bizatunezeza. Noneho tuzakurikirane kubona noneho ingaruka z'ibibi Rugema yakoreye iribagiza, tuzabone iribagiza yabyibutse. Ariko by'umwihariko mubanze mwihutishe umubano wanyu, mubanze mubane mukora ubukwe. Nibyo abafana banyu ndi kuvugira uyu munsi wa none bakunda, ngira ngo nabo bari kumva kino kiganiro baraza kubyivugira. Mwandike muri komenti namwe ibyifuzo byanyu, ikaze muri komenti. Reka mbifurize kusoza iyi weekend neza, Imana ibinjizemo mu mahoro ya Nyagasani, barinde n'imiryango yanyu. Weekend izabagendekere neza, izabe weekend y'ubuki. Nimba urwaye ukaba utameze neza, cyangwa se hari ikintu kibi cyakubayeho, Imana niyo ishobora byose, uyiyambaze kandi iraza kukugenderera neza, ikugirire neza, kuko buriya mu isi niko bigenda. Uyu munsi bumeze neza, ejo bikanga, niko bigenda. Duhora mu buzima bwo guhangana, kandi nta handi twabikwepera muri iyi si, niko system zubatse. Ubwo rero jya ubasha kwihanganira byose wahuye nabyo, ejo bizarangira. Bye bye, ciao ciao.